n'ibintu by'Imana rero Even God's plan process. is the process. igukura ahantu He takes you from somewhere ikakugeza ahandi. and take you to another level. ariko hari ibyigusaba But there's something that God kandi asks you. izanjye simbe mwiza Why is he beautiful and me I'm not beautiful? kuki uyu azi gusimbuka njye simenye gusimbuka Why does he know how to jump and I don't know how to jump? kuki umuntu azi kuririmba njye simenye kuririmba Why does he know how to sing and I don't know how to sing? kuki abantu bavuga ngo uyu muntu aratuje njye simenye gutuza And you should also ask yourself, why does someone keep quiet and me I'm not able to keep quiet? kuki abantu bavuga ngo yazi ubwenge njye simbuzi Why people say that he's bright and me I'm not bright? ariko ikibazo kibaho So the question is, abantu bafite ikibazo gikomeye cyane people has a lot of questions. turabashuhuje mu mwese mudukurikiye We greet you all who is hearing us right now. nkuko bisanzwe ni True Line Channel As you know, this is True Line Channel. ubushize twari turi kumwe murabyibuka Last time we were together. ubwo twahirukanaga Last time we were together, twari dufite insanganyamatsiko ikomeye cyane we had a powerful theme. iyo nsanganyamatsiko yavugaga ku gihe That theme was talking about time. abantu barabikunze cyane People loved it a lot, kandi turashimira n'abantu badushyigikiye and we thank everyone who supported us. turatekereza ko namwe And muzadushyigikira we think that you are going to do the same. ntabwo byari bimenyerewe It's not usually yuko urubyiruko nk'uku that the youth rwicara kandi sit down and think rukaba rwagaragaza cyangwa rukagaragaza ibintu by'ukuri rushingiye ku ijambo ry'Imana. and show the true thing through the word of God. none se uyu munsi uratekereza turaganira ku ki? So what do you think that today we are going to talk about? ibyashize byari byiza Last time it was a good discussion, ariko iby'ubu ngubu birutaho. but today it is more of what we talked about. icyo tugusaba rero nta kindi, So what we are asking you right now, sura True Line Channel visit True Line Channel umanuke hasi and go down ukore subscribe and do subscribe usharing and share. uraba ukoze ikintu gikomeye cyane, You'll be doing a great favor to us. uraba udufashije, You'll be doing a great favor to us. uraba utweretse ko dushyigikiye. You'll be showing that you are supporting us. turaganira ku cyera uyu munsi. So what are we going to talk about today? nongere mbibutse Let me remind you, ushobora gukora subscribe koko, you may do subscribe, ariko dufite n'indi channel but we have another channel turinkingana nayo, which we link. iradufasha cyane It helps us. kuba nayo yatanga information tuba twatanze. It will also help us to give out the information we are giving. tudatinze rero niki tugiye kuganira, So without delaying, tugiye kuganira ku mugambi Imana igirana n'umuntu, we are going to talk about the purpose that God has on your life, cyangwa se ikintu Imana iba yarasezeranye n'umuntu, or the covenant that God has with you, urwego umuntu avaho the level that one person comes from, naho agana. and where he's going. inshuro nyinshi ugasanga baguye mu bintu batabizi, Many times they go through things they don't know. ugasanga umuntu yibajije ko hari ahantu yageze. And you find people thinking that they reached somewhere. inshuro nyinshi ugasanga nk'umuntu Imana amusezeranyije akazi, Many times you find that God promised someone a job, yakageramo and when he reaches there, akagira ngo ibintu and birarangiye, he thinks things are over. ariko nibwo Imana ibitangiye. But let me tell you, that's when God is starting to do his ni job. ukuvuga ngo That's to mean, iyo Imana ikugejeje hahantu, if God take you to one level, icyo ni ikimenyetso that's a sign kikwereka ko showing you that byanga byakunda either you like it or not, uri connected. you are connected to God. ariko kubera ibitekerezo by'abantu, But because of the thoughts of people, umuntu agera ahantu people reach somewhere akagira ngo niho Imana yari yaramuteretse and koko. think that's where God wants him to stay. ariko ijambo ry'Imana riravuga But the ngo word of God says, ngo ibyo nifuza kubagirira what I wish to do for you, ntabwo ari bike, it's not few, ngo ni byinshi. it's a lot, ni ukuvuga ngo biri unlimited. it's unlimited. none wowe uragera mu kazi So you reach somewhere ukavuga ko bidashoboka kuba waba runaka, and you think that you cannot be someone. ukabona akazi koroheje You find an easy job kaguhemba nk'ibihumbi 100, which pays you 100, ukibaza ko utahembwa ibihumbi 800. and you think that you cannot be paid 100,000. nta kindi rero Imana ibikorera, That's not the reason that God does that. ni ukugira ngo uce muri process. He wants you to pass through processes. ibintu by'Imana ni process, Things of God are processes. nta muntu ubyituraho.
Even a child is akagira born imyaka 5 and get 5 years iyo ni old. process. That's the process. N'ibintu by'Imana rero Even God's plan process. is the process. igukura ahantu He takes you from somewhere ikakugeza ahandi. and take you to another level. ariko hari ibyigusaba But there is something that God asks you. kandi bigusaba kugira ngo umenye neza uwagukuye handi kugira ngo ugere And ahandi. it requires you to know who took you from somewhere and who's taking you somewhere else. Ibyo rero ni ibintu abantu bazize, So that's what people are missing right now. kudasobanukirwa icyo kintu. To not understand what God needs from them. Imana rero uburyo ikora So how God works, ni uburyo budatandukanye n'ibindi bintu tubona. it's not different from how we see. Icyo bisaba nta kindi So what is ni needed ukugira ngo ubihange amaso. is you to focus on the God's word. N'ubwiru It's you to know, to understand much more. n'ubwiru To know God's will. ubwo bwiru God's will, umuntu abumenya bitewe n'uko yabanye n'Imana. He knows you get to know God's will when you stay with Him. Ntushobora rero kumenya ukuntu process Imana ikoreramo You cannot know how God works utafashe ijambo ngo uryinjiremo neza, without reading the Bible, utafashe umwanya wo kuganira nayo, without taking time and discuss with utafashe God, umwanya wo gutega amatwi. without taking time and listen to what God is Ibyo rero saying. bituma umuntu That's what makes a person aba mu gihirahiro, to live in a confusion life. ukabona umuntu ntatekereje umugambi umugambi w'Imana kuri we. You find someone is not thinking about what God is planning for him. Ikintu cyose Everything kibaho kubera Imana igifitiye impamvu. Everything happens because God has plan on it. N'impano y'umuntu Even a talent of burya person, bisaba ko umuntu abanza kuyimenya. it requires someone to know the talent he has in him. Icyo umenya nta kindi, So what you know, kuki nyifite uriya ntayigire, what you know is why do I have this gift and someone else does not have it? kuki uyu ari mwiza njye simbe mwiza, Why is he beautiful and me I'm not beautiful? kuki uyu azi gusimbuka njye simenye gusimbuka, Why does he know how to jump and I don't know how to jump? kuki umuntu azi kuririmba njye simenye kuririmba, Why does he know how to sing and I don't know how to sing? kuki abantu bavuga ngo uyu muntu aratuje njye simenye gutuza, And you should also ask yourself, why does someone keep quiet and me I'm not able to keep quiet? kuki abantu bavuga ngo uyu azi ubwenge njye simbuzi. Why people say that he's bright and me I'm not bright? Ariko ikibazo kibaho, So the question is, abantu bafite ikibazo gikomeye cyane, people has a lot of questions. kuko ntibavumbura ku kintu icyo aricyo cyose bafite They don't search deep of what they have ngo bakibyaze umusaruro. and then make it profitable to them. Aho niho kudasobanukirwa umugambi w'Imana ku buzima That's bw'umuntu. where you are not able to know the plan of God on your life. Umuntu wese atandukanye n'undi, People are different from each other. icyo ufite ntabwo aricyo undi muntu afite. What you have is not what someone else has. Icyo rero That ahubwo usanga benshi you find many people, dushakira ibintu aho bitari. we go search things where they are not. Umuntu ati njyewe ubwo nzi kuvuga cyane, And someone can say, if I know how to speak too much, ninjya kwiga gusimbuka nzabimenya. if I go to learn how to jump, I will know it. Ahubwo Imana ibigira ngo So God needs umenye cya kindi cyawe aricyo uintroduce cyangwa se ukuramo ubumenyi bwawe. So God wants you to learn more about what he put on in you. Niyo mpamvu rero That's why ariyo insanganyamatsiko tugiye kurebaho our purpose today, nicyo ivuze. that's what it says. Icyo tugiye kureba ese Imana ivugana n'iki mbere yo uwa muntu agera ahandi. We are going to look what God says about you before you reach somewhere. Iyo urebye mu mikorere y'Abisiraheli, If you look at how Israel have been working, usanga Imana yarakoranaga nabo muri process. you find that God have been working with them into process. Ntabwo dutinda mu ijambo cyane, We are not going to delay into ariko the word turaza of gufata God, ijambo duse nk'abarisesengura turebe. but we are going to understand. We are going to take a word of God and understand it much better. Ubushize nababwiye ko abantu baba muri confusion Last time I told you that people live in a confusion life kubera kuyoborwa n'amarangamutima yabo, because they allow their feelings to lead them, ariko bagomba guhera kuri base y'ibintu. but they have to go through the basic of things. Base y'ibintu rero So the base of things ni ijambo ry'Imana. is the word of God. Iyo ufashe ijambo ry'Imana If you take a word of God, usubiye ku isoko, you go on the source. niryo ryonyine ibintu byose bikomoka. It's the only word which can help you to understand much better. N'indererwamo wirebamo, It's like a mirror where you look at yourself kuko niho wavuye. because that's where you came from. Abisirayeli rero muri iyo process, So Israel, from that process, reka duhere kuri Yosuwa. let's start with Joshua. Imana ikimara kubona ko Yosuwa
Mose amaze gupfa, after God sees that Moses died, Imana yahisemo Yosuwa. God chose Joshua. Ako ntiyamuhisemo gutyo gusa, But he didn't choose him like that. ahubwo indi mirimo yakoranaga na Mose. But that there is work that Joshua used to do with Byari Moses. ngombwa ko Yosuwa amenya neza impamvu y'ibyo bintu. It was necessary for Joshua to work with Moses so as to understand, Kuki Mose ari njye yahisemo? why did Moses choose me? Kuki ari njyewe Imana yahisemo ko nkorana na Mose? Why did God choose me to work Ni with ukuvuga Moses? ngo It means biratandukanye n'abandi bantu. it's different from other people. Umugambi w'Imana kuri abo bantu The plans of God on Israel, utandukanye n'umugambi w'Imana kuri Yosuwa. it's different. It's a different plan that God has on Joshua's life. Niyo mpamvu Yosuwa agomba kugenda bitandukanye n'abo bantu. That's why Joshua had to go in different ways as other Israeli people used Aricyo to kintu go, abantu bazize. which is what people are missing. Uvutse mu rugo You are born in one family, rutandukanye n'urw'abandi bantu. which is different from other people. Uhuriye n'undi muntu ku ishuri, And you meet someone in a school, uhuriye n'undi muntu muri gare, and you meet someone else uhuriye n'undi muntu mu isoko, and you meet someone else in the market, ariko urashaka kuba nkawe, but you want to be like him. ariko afite amateka ye, But he has his own history, nawe ufite amateka and you yawe, have your own history, ariko ushaka kuba nkawe. but you want to be like him. Umugambi w'Imana kuri we So the plan of God on him utandukanye n'umugambi w'Imana is kuri wowe. totally different of the plan of God of your Niyo life. mpamvu rero muba mugomba kwitonda. That's why you should be patient. Uvutse mu muryango witunze cyangwa se wishoboye, You are born in a family which have a lot of money, undi avuye mu muryango umeze nk'utishoboye. and someone else is born in a family which does not have a lot of money. Mugize amahirwe yo guhurira ahantu, And you are lucky, you are blessed, muri ayo mahirwe ntumenya yawe, you are blessed to meet him in a certain place, and you are not able to identify your name. ahubwo ushaka kuba nka wawe. But then you want to be like him. Afite isezerano rye, He has his own promises from Nawe God, ufite isezerano and you ryawe. have your own promises from God. afite aho yavuye, He has where he's from, nawe ufite aho wavuye, and you know where you are ufite from. inkomoko yawe, You have your own origins, nawe afite inkomoko and he ye. has his own origins. Nta kindi bisaba, So it doesn't require anything else. icara urebe isoko yawe, You have to sit and know your source. icara urebe isoko yawe, You have to sit and know your source, urebe imikoranire yawe n'Imana cyangwa se umuryango wawe uburyo wabanyemo n'Imana. and look how your family have been working with God. Biratuma utipasa muremure, It will make you to know how to work with God. biguye kumenya ngo ngewe Imana kuki yatumye bimera gutya. It will help you to know why you are being taken like that from God. Biransaba imbaraga nyinshi It cyane will require you a lot of kugira ngo effort ngere hariya hantu, to reach there, bitandukanye na wa muntu which is different from that person. uramubona mu modoka You see him in a car, ushaka kumera nkawe, and you want to be like him. imbaraga bimusaba kugira ngo ayigereho So the power, the strength which required him, which he had to take to Ni reach nkeya the kuruta car, izawe. they are less more than yours. niyo mpamvu rero Imana That's why igira uburyo ikorana n'umuntu ku giti cye. God has his own way he works with people. Umuntu wese Everyone agira ibyo avugana n'Imana, has the way he talks with God. ikakubwira uti ngewe ndashaka kukugeza aha, And he always tells you, I want to take you somewhere. mama wawe ni umukene, Your mother is maybe poor. yababyaye arushye, Maybe he gave you birth when he was very stressed. kubarera byaramugoye, And to raise you, it was difficult for ni wowe wenyine nashyizeho, And you are the only one that I chose into your ugomba family kuzamura umuryango who wawe, have to make your family to go on high. ugomba gucungura umuryango You wawe. have to rescue your family. Uwo muryango uzazamurwa n'iki? What's going to make your Ni family wowe wenyine mbahaye, you alone? ntabwo ari undi, I'm not choosing anyone else. ariko ugomba kwitwara gute? But you have to conduct yourself in Uko ugomba kwitwara the way you have to conduct yourself. ugomba gutandukana n'ukundi You muntu, have to. It has to be different from other people's conduct. kuko ufite ibyo uzakora bitandukanye n'ibyo uriya muntu. Because you have something that you have to do that someone else is not going to do. Ariko nanjye nk'Imana But me as God, hari ibyo ngusaba, I'm asking you something. ibyo ngusaba ni ibihe? So what am I asking you? Yosuwa Joshua, Imana ikimara kumubwira ngo ni wowe ujya gutwara Abisiraheli, after God told Joshua he's the one to lead Israel, kuko nagutoranyije kera, because I chose you from the very beginning. none Mose yarapfuye, So Moses died. none rero nzakugeza. So I'm going to take you somewhere. Imana nibwira Yosuwa ngo So God told Joshua, nubwo ngiye kukugeza hariya hantu, even if I'm going to take you in that place, nubwo ngiye kuguha kiriya gihugu, even if I'm going to give you that land, nubwo ngiye kuguha buriya butaka, even if I'm going to give you that nation, nubwo ngiye kuguha kuba perezida, even if I'm going to give you to be a president, nubwo ngiye kuguha gukora kariya kazi gakomeye, even if I'm going to give you the capability of doing that strong job, muzarya,
You will eat. muzanywa, You are going to drink. mumererwe neza. You are going to be well. Ariko nanjye nk'Imana But me as God, hari ibyo ngusaba. there is things that I'm asking you. Ibyo Imana yamusabye ni ibihe? So what did God ask Joshua? Nibyo ngiye kukubwira. That's what I'm going to tell you. Imana ikimara kubwira Yosuwa ngo uzajyana na buriya bwoko, After God told Joshua that he's going to lead Israel, imaze kumwereka ibyiza byose izamuha, after he showed him what the beautiful things he's going to give him, yamuhaye ibintu bibiri, he gave him two things, ari byo bikoze ku bantu b'iki gihe, which is going to affect people ari this byo time, bikoze ku rubyiruko rw'iki gihe, which is affecting the youth of ari byo today, bikoze ku bamama, which is affecting the ari byo bikoze ku mothers, bapapa, which is affecting the ari fathers, byo bikoze ku bayobozi. which is affecting the leaders. Ibyo bintu bisenye isi yose. Those two things are destroying the world. Ni ibintu Imana iha umuntu uwo ari we wese ihaye inshingano. There are things that God gives to everyone which give principles. Ni ibintu Imana iha umuntu uwo ari we wese igiye gukorana nawe. There are things that God gives everyone who he's going to work with. Kandi nababwiye ko umuntu wese agira uburyo akoranamo n'Imana. And I'm telling you that everyone has his own way to work with God. Icyo bisaba no kwitonda ukareba icyo kintu. What it requires is you to be patient and look at what God is asking you. Ibyo bintu rero kimwe So one of the things iramubwira ngo ntuzibagirwe amateka yanjye nawe. he told you, never forget the history between me and you, Kandi ntuzibagirwe amategeko. and never forget about my laws, Ntuzibagirwe amategeko ariyo mahame. and never forget about my laws. Amateka Imana ivugana n'umuntu nayahe. So what are the history that God means? Umuntu wese agira uburyo bw'ibanga. So everyone has his own secret way he's talk with God. Umuryango wose ugirana uburyo ugira ibanga. Every family has a secret. Uba warabaye ubwawe. It has a secret where it lived with God. Twarakennye We have been poor, none turakize. but we are rich. Twarababaye We've been suffering, none turi mu bihe byo but kwishima. now we are in a happy. Nawe ubwawe urabizi neza, And you know it hari ubwo better. wabuze amafaranga y'ishuri, There is time that you lacked the school fees. hari ubwo wigeze kurira, There is time that you cried. none ugeze mu byishimo. And now you live a happy life. Ntuzibagirwe ayo mateka, Never forget where you came from. ntuzibagirwe icyo gihe. Never forget that time. Amateka The history atandukanye n'igihe turimo. is different the time you are living in. Amateka The history atandukanye n'igihe kizaza. is different of where we are going. Ariko icyo Imana isaba umuntu, But what God is asking a human, ntuzibagirwe hahandi. never forget where you come from. Imana buri gihe yikanga ko umuntu yakwibagirwa. God is always worried of someone, of people forgetting where they came from. Niyo mpamvu ibwira abantu ngo, That's why God tells people, ngo uzitondera amateka yanjye make attention about my history n'amategeko yanjye and even my laws cyangwa amahame. and my principles. Amategeko cyangwa amahame ni iki? What is laws and what is principles? Mbere y'uko Imana igutoranya Before God chooses you, cyangwa Imana igutoranyije, when God chooses you, igutoranya hari amahame y'Imana, there is principles that He set. hari ugukunda Imana, There is loving God, hari ukubaha Imana, there is respecting hari God, ukugendana n'Imana, and there is working with hari God. ukuyubahisha There is making people respect mu God magambo umuntu avuga, in words that you mu speak, bikorwa umuntu akora. in action that you Niyo mpamvu do. ikubwira ngo That's why He tells you, ntuzibagirwe amahame yanjye, never forget my principles, ntuzibagirwe amategeko yanjye, never forget about my kugira ngo law, ubashe kugera hariya, so that you can reach somewhere, kugira ngo tugendane neza so hariya. that we can work in a good way. Ariko muri iki gihe But in this time, umuntu yibagirwa ibyo byose. people forget about that.